zaburi nshya. Yesu ashimwe. Nitwa Usabyezu Pamphile, ndi umukristo. Uyu munsi nifuje ko tuganira ijambo ry'Imana numva ryuzuye umutima wanjye, ariko kandi ntabwo nakwirengagiza ko turi kuri Pasika, umunsi mukuru ukomeye mu mateka y'itorero ndetse no mu mateka ya Isiraheli by'umwihariko. Niyo mpamvu nifuje ko dusangira ijambo ry'Imana uyu munsi twibukiranya byinshi kuri Pasika, ndetse kandi ndumva turi bunaje kuvuga gatoya ku kindi kintu numvishe cyuzuye umutima wanjye uyu munsi, cyitwa kwigizwa imbere mu buryo bw'umwuka, gukuraho kwiyongeraho indi ntambwe mu buryo bw'umwuka. Nacyumvishe nk'ikintu gikomeye kitari gisanzwe. Nirinze gukoresha amagambo menshi ameze nk'amareshya mugeni, ariko ni ikintu numvishe umwuka ashyize ku mutima wanjye kandi kigira imbaraga zidasanzwe. Reka dusome muri Bibiliya, turi busome imirongo isa nk'aho ari myinshi, ariko no kugira ngo tuze kumva neza ibyo tugiye kuganira. Kuva, igitabo cyo Kuva, ibice 12, duhere ku murongo wa 13, turavuga ngo ayo maraso azababera ikimenyetso ku mazu murimo. Nanjye ubwo nzabona ayo maraso nzabanyuraho, nta cyago kizababaho ngo kibarimbure ubwo nzatera igihugu cya Egiputa. Tugeze ku murongo wa 21, haravuga ngo Mose ahamagara abakuru bose bo mu Bisirayeli arababwira ati, nimurobanure mujyane abana b'intama uko amazu yanyu ari, muzabikire umwana w'intama wa Pasika. Twihute dusome mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Luka, ibice 24, turahera ku murongo waho wa 8 wa mbere tugeze ku wa 8. Luka 24, 1:8, cyangwa se ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Luka, ibice 24, umurongo wa mbere turageza ku wa 8. Ku wa mbere w'iminsi 7 kare mu museke bajya ku gituro bajyanye bya bihumura neza batunganije. Babona igitare cy'ibirindiro kivuye ku gituro, binjiramo ntibasangamo intumbi y'umwami Yesu. Bakiguye mu kantu, abagabo 2 bahagarara aho bari bambaye imyenda irabagirana. Abagore baratinya bubika amaso, nuko abo bagabo barababaza bati, ni iki gitumye mushakira umuzima mu bapfuye? Ntari hano, ahubwo yazutse. Mwibuke ibyo yavuganye namwe akiri i Galilaya ati, umwana w'umuntu akwiriye kugambanirwa ngo afatwe n'amaboko y'abanyabyaha, abambwe maze azazuke ku munsi wa gatatu. Bibuka amagambo ye. Umurongo wa 8 kuvuga uravuga ngo bibuka amagambo ye. Reka dusome no mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Yohana, igice cyaho cya 20, duhere ku murongo wa 3. Haravuga ngo Petero asohokana na wa mwigisha wundi bajya ku gituro. Bombi biruka icyarimwe, ariko uwo mwigishwa asiga Petero, aba ari we ubanza kugera ku gituro, arunama arongorokamo, abona imyenda y'igitare ishyizwe hasi, ariko ntiyinjiramo. Maze Simoni Petero nawe azamukurikiye, yinjira mu gituro, abonamo imyenda y'igitare ishyizwe hasi n'igitambaro cyari ku mutwe we kidashyizwe hamwe n'imyenda y'ibitare, ahubwo cyari kizinze kiri ukwacyo hirya. Nicyo cyatumye wa mwigishwa wundi wabanje kugera ku gituro nawe yinjira, abibonye yizera ibyo yabwiwe na wa mugore.
tugiye gusoma wenda abariho dusoreza mu gusoma mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya ibice 40 ndahera ku murongo wa 27. Haravuga ngo yewe Yakobo Isiraheli, ni iki gituma wiganyira ukavuga uti Uwiteka ntareba inzira zanjye kandi ibyanjye Imana yanjye irabyirengagiza? Mbese ntiwari wabimenya? Ese nturabyumva? Imana ihoraho, Uwiteka umuremyi w'isi n'ijuru, ntirambirwa, ntiruha, ubwenge bwayo ntiburondoreka. Niyiha intege abarambiwe kandi utibashishije imwongeramo imbaraga. Abasore b'imigenda bazacogora baruhe, n'abasore bazagwa rwose. Ariko abategereza Uwiteka bazasubizwamo intege nshya, bazatumbagira mu kirere, bagurukisha amababa nk'ibisiga, baziruka be kunanirwa, bazagenda be gucogora. Imana yacu tugire neza. Nifuza ko tuvugana kuri aya magambo mu gihe Imana iduhaye. Mu magambo twasomye mu gitabo cyo kuva mu bice 12 dusangamo inkuru za Pasika, ari nayo nkomoko cyangwa se umunsi nabo bamenyeho Pasika. Iri jambo Pasika mu cyongereza bavuga ngo ni Passover, ariko iyo urebye muri Bibiliya y'Igiheburayo bakoresha ijambo ryumvikana cyane. Mu Kinyarwanda turavuga ngo ni ukunyuraho, ariko muri Bibiliya y'Abaheburayo baravuga ngo ni ugusimbuka. Gusimbuka gute? Ni ukuvuga ngo hari ibintu byari bitoye umurongo, wenda icya mbere, icya kabiri, icya gatatu, icya kane, icya gatanu kugeza ku mubare muremure ntazi. Hanyuma uvuye ku cya mbere uhita usimbuka icya kabiri ujya ku cya gatatu. Iryo jambo Pasika rivuga gutyo, ntago rivuga kukinyura uruhande ukakibererekera ukajya ku kindi, oya, ahubwo ni ukuva ku cya mbere ugahita usimbuka ukajya ku cya gatatu, usimbutsemo kabiri. Icyo nicyo bita Pasika. Mu Kinyarwanda dukoresha iryo jambo rivuga ngo ni ukunyuraho, ariko risa nk'iritumvikanye neza, kuko hari igihe wenda umuntu aryumva nkaho ari ukuberereka. Wari uhagaze hano umuntu araza kunyuraho gutya, oya, ahubwo inkomoko y'iri jambo ivuga kurenga, gusimbuka ikintu. Nyine byari ibintu bitoye umurongo cyo kigezeho uragisimbuka, ntabwo wakinyuze uruhande ahubwo wagisimbutse. Pass over, gusimbuka hejuru. Kubera iki iri jambo Imana ribahaye muri ubu buryo? Ese rimari iki twebwe abakristo? Kuko Yesu yapfuye, yabambwe mu minsi n'ubundi Abisiraheli bari bageze kuri cya gihe cyo kwizihiza wa munsi wa Pasika uyu twasomye mu kuva muri 12. Nicyo gihe bari bagezemo. Pasika yacu ihurirana n'iyabo. Yesu yabambwe icyo gihe, azuka ku wa mbere w'iminsi 7 ari wo cyumweru, ari byo munsi n'ubundi Yohana yandika Ibyahishuwe yaravuze ngo ku munsi w'umwami Imana, ku munsi w'umwami wacu. Uwo munsi abitorero twahise tuwugira umunsi wa Yesu, kuko ni umunsi twebwe urupfu ruturengaho. Niki kuki Bibiliya ivuga ngo ni Pasika? Ntabwo ari Imana yari bubarengeho, ahubwo ni urupfu rwari bubarengeho. Kubera iyihe mpamvu? Ku murongo wa 21 twasomye, Mose yahamagaye abakuru arababwira ngo hagomba kugira umwana w'intama kuri buri rugo, uri bupfe mu mwanya wanyu. Nicyo byari bivuze. Hanyuma rero n'ubundi urupfu rwarazaga rugasanga hari icyapfuye mu mwanya wo rwagombaga kwica. Imana nishimwe. Ku Bisiraheli kwibuka Pasika hari ibintu bikomeye bibukaga. Akenshi iyo twe tubivuga dutekereza kwibuka iriya mitsima bariye
tunatekereza kuri ziriya nyama bariye, ariko ntidutekereze kuri uyu mwana w'intama. Uyu mwana w'intama niwe watumye urupfu rutahinjira, kuko rwasanze urupfu rukuru rwaruhatanze. Nanze gukoresha ibigeranyo byinshi byadufasha kumvikanisha iki kintu, ariko reka nitizemo kimwe. Inyamaswa zikomeye zigira imico, iyo imwe igeze ahantu nta yindi ihaba, ihashyira ibimenyetso ku buryo indi izahagera ikamenya ngo aha ni mu bwami bwa runaka arahananze yarahafashe. Mu Bisiraheli rero Imana babwiye ko hari urupfu rugiye guca muri Egiputa, rukica ruhereye urugo ku rundi. Kandi mbibutse ko Gosheni wari umudugudu nk'iyindi, cyari igice kiri mu gihugu cya Egiputa. Ni nk'uwavuga wenda mu murenge w'uyu munsi cyangwa akavuga akagari k'uyu munsi mu Rwanda. Niba habaho ikintu kigoye kugisobanura kandi gitera kwizera kwacu gukomera, ni ukubona uburyo Imana yarindaga Abisiraheli bari mu Egiputa, kandi Egiputa iri mu byago. Ariko i Gosheni ntihagire ikibazo na kimwe kihagera, kandi nta mupaka uhari, nta mupaka wari uhari. Nubwo n'iyi mipaka isanzwe tuyibona ari ibintu byashushanyijwe n'abantu bidahari, utapfa kumenya ngo hano ni igihugu kigarukira, wenda usibye hafite imigezi n'ibiyaga cyangwa n'inyanja. Ariko ubundi ahantu henshi ujya usanga nta mupaka uhari ugaragaza ko uvuye mu butaka bw'igihugu kimwe ugiye mu bundi. Ariko noneho i Gosheni ho by'umwihariko, Gosheni nyine muri Egiputa, ariko ibyago bya Egiputa ntaho byigeze na gato bikora ku bantu b'i Gosheni. Ariko kuri kino gihe rero bwo umurimbuzi yari gupasa ku rugo ku rundi, no muri Isiraheli naho hakagera. Ariko Imana ibashyiraho itegeko iravuga ngo uyu munsi, mbibutse ko kuva icyo gihe Imana isababwira ngo uku kwezi bari barimo, ukwezi bari barimo, Imana isababwira ngo duhindure kalendari. Icyo gihe Imana yahinduye kalendari y'Abisiraheli, bivuze ngo kalendari isi yagenderaga icyo gihe mu Bisiraheli Imana isi yihindura, ibahindi kalendari bavuga ngo uku kuzababera ukwezi kwa mbere, tutitaye ku kwezi mwari murimo. Kuri bo rero Pasika isi ituma bagira kalendari nshya. Yesu ashimwe. Pasika yacu natwe ikwiriye kuba impamvu yo kugira undi mwaka mushya, tukafeta bundi bushya umwaka mushya. Kubera iyihe mpamvu? Nyine nibwo umuntu avutse, niko kuvuka kwabo. Icyo gihe rero Imana yababwira Pasika cyangwa iri jambo Pasika barihabwa, ko ari ukugira ngo bajye bahora bibuka ko hari igihe urupfu rwaje ruje kwica. Ariko Imana itanga intama ipfa mu kigwi cyabo. Urupfu ruhageze rurabasimbuka, kuko rwahasanze n'ubundi amaraso, rwahasanze n'ubundi hari urupfu rukuru cyangwa imbaraga zisumba urupfu zamaze kuhagera. Nicyo itorero bitubwiye uyu munsi. Reka mbabwize ukuri, tugira iminsi myinshi mu itorero twubaha, tuziririza cyangwa dufeta cyangwa twizihiza, sinzi ijambo ryose wakoresha kugira ngo byumve neza. Ariko Pasika iminsi yose ibaho itorero ryizihiza. Nibyo koko Noheli yarabaye, turayizihiza tukaryoherwa kuko isi yabonye umucunguzi. Ariko reka ngwize ukuri, nta kintu Noheli yari kuba yaramaze iyo Pasika itabaho, kuko ibyiringiro by'abera ntabwo bishingiye kuko Yesu yavutse, ahubwo bishingiye ko yapfuye mu kigwi cyacu kandi akazuka kugira ngo muri we tubeho. Nibyo Pawulo yavuze ngo nabambanywe na Kristo, ariko ubu ndiho, ariko kandi si njyewe uriho, ni Kristo uriho muri njye. Reka mbabwire icyo kwitorero Pasika itubwiye iki. Itubwiye ko twari ku murongo w'abagombaga gupfa tuzize ibyaha n'ibicumuro nk'uko Pawulo yabyanditse, ariko kubw'umwana w'intama w'Imana watambwe, haleluya, iyo dukijijwe icyo gihe ayo maraso yatubonekaho, rwa rupfu ruradusimbuka, twe tugeraho rukahasanga ayo maraso ya Yesu, bigatuma rudusimbuka. Reka mbabwize ukuri,
ntukirirwe ufata pasika niba utarapfanye na Kristo ngo uzukane nawe. Kuko pasika yo mu gitabo, pasika yo mu magambo, pasika y'umunsi mukuru uzayifeta, ariko umunsi wo gufata ibintu byari bisa nk'ibiri mu kirere cyangwa biri mu myumvire bigashyirwa muri pratique, ntabwo izagusimbuka. Icyo ukwiye kucyitondera, kubera ko nyine pasika bivuga gusimbukwa. Ntabwo ari ugusimbukwa n'Imana, ni ugusimbukwa n'urupfu rwari rukuje kukwica, hanyuma Yesu akakubera igitabo. N'aya magambo, ukaba usize amaraso ya Yesu, icyo gihe mwibutse ko ntaba ari kiri wowe, ahubwo ni Kristo buriho muri wowe. Icyo gihe rero ntabwo urupfu rushaka kukugeraho, ahubwo urasimbuka rukajya ahandi. Ariko biteye agahinda kuba uyu munsi waba wizihiza pasika ariko Kristo atari muri wowe, utarahindutse icyaremwe gishya. Kuko mbibutse ko pasika ivuze iki? Pasika niyo yabaye intangiriro cyangwa itangiriro ryo kubaho kw'itorero, kuko niho ibyiringiro byacu bishingiye. Umwanditsi w'Abaheburayo mu bice 6 yavuze ko Imana yasarisha isezerano rya kera igashyiraho irishya. Isezerano rishya rero igihamya kashe iriho y'Imana ni ukuzuka kwa Kristo. Kuzuka kwa Yesu niyo kashe iriho ivuga isezerano rishya, kuko irya mbere Abisirayeli ryarabananiye kuryitondera, usibye n'Abisirayeli ubwabo. N'iry'Imana yahaye Adamu ryaramunaniye, n'iryo yahaye Nowa ryaramunaniye. Imana igenda igoragoza. Uyu munsi dufite isezerano rishya rifite ikimenyetso cyo kuzuka kwa Kristo. Niyo kashe Imana yateyeho kugira ngo ikomeze isezerano, igaragaza ko ikomeze indahiro yayo irahiranye natwe, ko izaduha ubugingo, izadukiza urupfu twatewe n'ibyaha bya Adamu na Eva. Indi minsi yose wakwizihiza, pasika ni Yesu watambwe mu mwanya wawe, agapfa akazuka. Niba Yesu atari ku nkomanizo z'imiryango, donc murabizi umuntu akigera ku nzu, mu bintu mbere yuko anamenya ubwiza bw'inzu mwimbere amenye iki, ahera ku miryango. Ukinareba umuryango w'inzu biguha kumenya no gutekereza byinshi kuri iyo nzu. Ubonye urugero rwiza rwose, uhita uvuga uti aba bantu ni abasirimu, cyangwa se hari n'abo mu cyaro bagikingisha utugi ubona n'ubundi ari gukingira imbwa. Hariho n'abakingishaga ibitenge cyangwa imisambi bakayishyiramo hagati kandi bakajya mu nzu bakaryama, ubwo babaga bakingiye umuyaga gusa, kuko n'imbwa ntibabaga bayikingiye. Ariko ndashaka kuvuga iki, ukibona ko nyine inzu ugiye kwinjiramo ari ukweyura agakeka cyangwa akagasambi gusa ukinjira, uhita umenya ko n'imbere mu nzu nyine biguha imaje y'ibiri mu nzu. Ndakwinginga kugira ngo iyi pasika ye kuba umunsi wo kugira ngo twishime, ngo tuvuge ngo isi yabonye umucunguzi gusa, Yesu yarapfuye arazuka, ahubwo bikwibutse ko niyo anniversaire yawe, nicyo gihe cyo kuvuka kwawe. Nk'uko abantu bagerageza kwibuka cyane iminsi bavutseho, ikaba iminsi y'ibirori, ndetse ugasanga hari imiryango ihora mu birori bidashira. Mu kwigora mu birori bidashira, mwibuka ko uyu munsi hari amaraso ari ku nkomanizo z'imiryango cyangwa ku bikingi by'imiryango aho winjirira. Hari uwapfuye ku bwawe kandi akazuka kugira ngo uzabone ubugingo buhoraho. Luka, aba banditsi b'ubutumwa bwiza uko ari bane, iyi nkuru bayihuriraho. Hari ibintu bita synoptique, donc ni inkuru zihurirwamo muri ibi bitabo bine. Iki cyo bagihuza bose, nubwo hari byinshi badahuza, batatu bahuza cyane, ariko Yohana ntibabibuza. Ariko iki kintu cy'urupfu rwa Yesu, kubera ukuntu gikomeye n'uburyo cyihariye, bagihurizaho bose. Ariko uzasome muri Yohana urebe kuvuka kwa Yesu ko kuvuga nk'uko abandi bakuvuga. Ndashaka kukwereka uburyo gupfa no kuzuka kwa Yesu ariyo shingiro y'itorero, ari cyo kiduhesha
ibyiringiro by'ejo hazaza. Nibyo bituma uyu munsi duhagarara gutya tukabwiriza mu izina rya Yesu. Nicyo gituma twiringira ubuzima bw'ejo. Iyi nkuru bose bayihuriraho. Njya nibaza kuki abateoloji iki kintu batagitekerezaho, bagatekereza amalivre synoptique cyangwa ibitabo nyine bifite inkuru zisa. Kuki aka kabatabona ko bisa, ngo nako bakatekereje ko kaba nyine ari ibintu bisa. Luka yandika, twasomye uburyo bari abagore bagiye bajya ku gituro cya Yesu. Ndashaka akantu tugatekerezaho umwanya munini, kuko gasa nk'igice cya kabiri cy'iki cyigisho cyanjye, cyangwa intego ya kabiri y'iki cyigisho, kuko numvaga mfite intego ebyiri. Intego ya mbere mvuga nshaka gusobanura kuri Pasika, ikivuze mu Bayahudi. Bibuka ko hari inshungu yabaye, bibuka ko hari intama yatanzwe kugira ngo bo badapfa. Uyu munsi twibuka ko Kristo yabambwe agapfa urupfu rubi. Ntashaka kuvuga muri aka kanya, kuko gutekereza urupfu rwo ku musaraba, abantu bagira ngo ni urupfu rusanzwe. No, ntabwo ari byo. Iyo tuvuze ngo ni ikivume, tugira ngo wenda ntabwo tubyumva ko tutazi ikivume mu Rwanda. Ntabwo mu Rwanda abantu benshi bazi ikivume icyo ari cyo. Si mu Rwanda, siko nta n'amateka ndumva y'ikivume mu Rwanda cyabayeho. Kuba umuntu yo uyize ku mateka y'umusaraba, hari ibitabo bimwe nasomye nsanga umusaraba, urupfu rwo ku musaraba rwatangiriye mu Bahinde mu myaka ya kera cyane, nko mu 1800 mbere ya Yesu. Nibo batangije urupfu rwo ku musaraba. Birakomeza ariko ngo rwaje kugira gutezwa imbere, sinzi ko nabyita n'ingoma y'Abaroma. Ariko unibuke ko burya no mu gihe cy'Abisiraheli, Imana rero babwiye ko umuntu uzapfa urupfu rwo ku musaraba azaba ari ikivume. Bivuze ngo na mbere y'Abisiraheli urupfu rwo ku musaraba rwahozeho. Uzabisomeye Mose yigeze abibwira Abisiraheli ati havumwe umuntu ubambwa ku musaraba. Bivuze ngo noneho ikintu mbivugiye ni iki: kubambwa ku musaraba rwari rwo rupfu rw'umuntu mubi, hanyuma y'abandi bose babaho bari w'icyo gihe. Kandi uwo muntu yabaga ari umunyabyaha utari uwa politiki, ahubwo yabaga ari umunyabyaha w'igihugu, kuko politiki n'igihugu biratandukanye. Nyine yabaga ari umwanzi w'abaturage bisanzwe, akaba n'umwanzi w'ubutegetsi buriho. Niwe wabaga ari ikivume. Hanyuma urwo rupfu, umuntu warupfaga, reka mbaho urugero, nitangeho urugero. Niba Pamphile ari ngewe wabaye kigome, cyangwa nyine wabaye umwanzi wa rubanda, ku buryo abaturage bose baranyaga kubera ububi bwanjye, atari uko bandenganya, no, ahubwo kubera ububi. Hanyuma na leta ikanyanga, bamfata rero kwica urupfu rwo ku musaraba. Umuntu bahaga icyo gihano, icya mbere ntiyaririrwaga, nta muntu wari wemerewe kumuririra, kuko kumuririra nawe wamukurikira. Nyine yabaga ari wa muntu wanzwe n'isi yose, nta gihugu. Urabizi ibintu by'imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu ntibyabaga icyo gihe. Nta muntu wabaga wakuvugira, kuko nyine wabaga uri mubi, ku buryo isi yose ibona ko nyine ukwiriye gupfa, kandi urupfu rwihariye. Ikibazo cy'uru rupfu rero cyari kibi cyarwo ni iki: inshuti yawe no gukomoka wese rwamugiragaho ingaruka. Yahitaga aba nk'umuntu usuzuguritse, ndetse utazagira ijambo. Ari nk'uyu munsi hari ibyangombwa runaka atari buzahabwe, kuko bafitemo umuntu muri bo wapfuye urupfu rwo ku musaraba. Nibashake niyo mpamvu mwumva bagiraga abantu nyine b'abastari mu byaha, reka mvuga iryo jambo, baruharwa, b'abanyabyaha baruharwa nka Baraba. Baraba yari umuntu uzwi, n'umwana wese uvutse yabaga azi Baraba, kuko nyine bari abantu no kumuvuga gusa. Hari ingero kera tukiri abana bajya batubwira kugira ngo badukange turyame, bakakubwira ngo bakagucira nk'umugani w'ikintu, bakakubwira ati iki kintu cyabayeho, wanakwanga kugira bakakubwira ati umva kigeze hari inyuma, ugahita ujya kuryama kandi ugasinzira. Uruyu ruharwa, umuntu wo kubambwa ku musaraba n'ubundi yabaga ari umuntu mubi ku rwego banamukangisha abana.
kubera ukuntu nyine izina riba afite yangije. Ngubwo urupfu Yesu yapfuye, muzi uburyo Yesu yari mwiza. Muzi uburyo Yesu yari umusitari mwiza, nyine urangwa wigaburira abantu utagira umutima mubi, ariko umva urwego bamubambyeho. Nacyo cyatumenye wa musaza abwira Yesu, ateruye Yesu abwira nyina ngo wa mugore we, nawe inkota zagucumita mu mutima. Nuko yarabonye ko umwana wazapfa urupfu rutemerera nyina kumuririra. Nimutekereze kubona umwana wawe wapfa mu buryo bungana kuriya, utemererwa kumuririra, utemererwa kumuririra, umureba. Ni nayo mpamvu abigishwa batari bahari, n'uwari uhari ntashaka kugaragara, kuko Petero akimara kumenya ko Yesu ari bubambwe, niyo mpamvu yamwihakanye. Reka bera tubifata nk'ibintu byoroshye, ariko nawe uri Petero ukajya kuri mwanya byari byarangiye, bamaze gukata ko Yesu bari bumubambe. Ubizi neza, uzi ko Socrate uyu bafata nk'umwami wa filozofi cyangwa nk'uwahanze filozofi yatekereje ko bari mu mubamba agahitamo kwiyahura. Kavuga ati nge ntabwo napfa urupfu rwa feke kuriya, rura n'urupfu nyine. Bari mu mubambira ibitekerezo bye. Harabate hoya nakwemera nk'iyahura. Nimutekereze icyo kintu, mwumva urukundo Imana yadukunze. Hanyuma nutekereza Pasika rero, wumve ngo hatanzwe ibyo bintu by'igiciro byinshi bingana gutyo kugira ngo urupfu rwica abanyabyaha rugusimbuke. Donc rube ruvuye kukwica kuri uyu muturanyi wawe, mugenzi wawe, mwene wanyu wa bugufi, nirukugeraho ruhita rusimbuka. Rurahasimbukishwa n'iki? Rurahasanga Yesu ahari. Rurazi wawe rusanga Yesu ahari, asimbuke. Ibi bintu turabivuga gutya kuko ari amagambo turi mu isi, kandi ejo buzacya bwitwa ku wa mbere, ejo bundi bucye bwitwa ku wa kabiri, gutyo ubuzima bukomeze, tuzabona ko nta kintu cyahindutse. Ariko bindashaka kukwibutsa ko hari igihe kizagera bikava muri izi nyigisho twiga gutya, bikaza noneho mu magambo. Urwo rupfu rukaza, ariko rwitwa urupfu rwa kabiri, ariko Bibiliya yita urupfu rwa kabiri. Zose mu Batesalonike ikintu Pawulo yita urupfu rwa kabiri, cyangwa ikintu Bibiliya yita urupfu rwa kabiri. Nagira ngo nkwibutse ko ibintu byose wakwiringira mu itorero, ibirori byose mwagera mu itorero, itorero rishingiye kuri Pasika, kuri uku gusimburwa, uko twe mu Kinyarwanda twita ngo ni ukunyuraho cyangwa kunyurwaho. Ndifuza ko ibi bintu byumva. Twihuse, izi nkuru twasomye mu butumwa bwiza naho tutasomye birasa. Harimo ikintu cyanteye ubwoba, cyanteye gutekereza. Aba bigishwa ba Yesu babanye nawe imyaka 3 n'igice. Babanje kuba abantu basanzwe, yarabatoranya bagira bigishwa, bariga bagera ku rwego yabatoranyamo 12 akabita intumwa. Sinshaka kujya muri ibyo cyane, ntabwo urashaka kuvuga iki. Aba bantu basize ibintu byabo kuko ukuntu babonaga Yesu. No mu buzima busanzwe bwa Yesu ntiyarasanzwe, yakoraga ibintu bitandukanye cyane n'ibyo bumvisha abantu za kera bakoze. Yakoraga ibintu biruta ibya Mose, yakoraga ibintu biruta ibya Eliya, yakoraga ibintu mbese bihambaye kuryo bamunaga nk'umuntu ukomeye. Ikindi bari bamubonaga kugira ngo wumva agaciro bahaga Yesu. Uzasoma ubutumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Matayo, kuko Matayo yandikiye abaheburayo bene wabo, yandikiye abayuda. We yarazi neza Yesu ko ari Mesiya abaheburayo bategereje, cyangwa se Kristo mu Kigereki, kuko Kristo na Mesiya ni ijambo rimwe ariko riri mu ndimi ebyiri, rimwe mu Kiburayo ahandi mu Kigereki. Matayo yandika yashaka kubibutsa. Niyo mpamvu uzagenda ubona abahingero z'ukuntu ubuhanuzi bwagiye bubivuga. Iburi gitangaza avuze gatabaga ati mwibuke ko byari byarahanuwe n'umuntu runaka, agahita bajyana mu bihe bya kera. Bibutse ko umuhanuzi wa nyuma muri Bibiliya ugaragara wanditse hagati ye na Yesu ari mu myaka 400. Rero Yesaya hanura kuri Yesu yamuhanuye kera hacira imyaka hafi 800 Yesu ataraza. Ibi bintu tubivuga gutya by'amateka twumva ari ibintu byoroshye, imyaka 800, ariko
ni hafi ikinyagihumbi. Ubwo buhanuzi bwarabaye bavuga ngo bategereje Mensiya uzaba batura. Rero nimwumve ba Petero babanye nawe, kuko abakera ngo bifubona ibyo bintu barinda bapfa bakibyiringiye batabibonye. Nimutekereze kuri izo ntumwa 12. Noneho bo bari bamaze kubona ibimenyetso bifatika. Ikindi na Yesu bwe noneho yari yabikonfirima birakare we Kristo. Kuko Petero yari yabivuze ati uri Kristo, Yesu agahita abikonfirima. Bigaragara ko noneho bo baravuga bati ya turakomeye, tuzaba abantu bakomeye. Kabagatesha nubwo nasize umugore, nubwo njyewe ntarashaka, ariko umunsi nagafashe, mbese umunsi twebwe na Yesu tuba tumaze gukora kudeta bano baroma tubahiritse. Kuko ukuntu batekerezaga Yesu ya bari bazi ko nyine isi yose agiye kuyigarurira. Kuko rema bamaze ese ni cya gihe, iki gihe kirageze kugira ngo wigarurire ubwami muri Isiraheli. Abo bantu bafataga Yesu gutyo nyine basonzaga kona Yesu kuri we yari igitangaza, babagaho mu munyenga. Mutekereze umunsi Yesu bamubamba, mwumva barabayeho bati. Mbabarira utekereze, kuko aba bantu ababigishwa ba Yesu babanye na Yesu imyaka 3 n'igice. Please, kugira ngo marane na Yesu imyaka 3 n'igice, igihugu cyose cyakikuze, kandi cyari kibazi nk'abantu basize ibintu byabo. Ikindi Yesu yari umusitari wa mbere uzwi mu gihugu no hanze yiwawe, yarazwi, yari umuntu uzwi cyane ukora ibitangaza. Kandi si bo bonyine bamwemeraga, n'abandi baramwemeraga, ko harimo bamwemeraga bakabuzwa kumwemera n'imirimo bafite. Ariko umva Yesu bizeye gutyo, mbese bari batangiye gukora imishinga. Kuko murabyika ko ari n'ikiganiro kigize cyabaho bavuga ngo bashaka kumenya ngo uruta abandi. Kuko buri harimo watekerezaga wenda titira iyi hawunda ati ngenzabiyi. Giye burantekereza ko cya Petero, kuko cyari kirwanye kuva na kera. Petero yari mu bintu byo kurwana cyane kuva na kera, kandi nawo umuryango kuba avuka mu bazerote. Kandi abazerote gari shyaka cyari kimeze nk'ishyaka ryashinze umutwe wa gisirikare wo kuzagarura ingoma muri Isiraheli, kuzakuraho ubucakara. Kandi Petero nuwaho bivuze ko yashaka kuba aratekerezaga ati ngenzayobora Ministeri y'ingabo. Ni mvuze ikigereranyo cyumvikana uyu munsi, yumvaga azaba nk'umugaba w'ingabo mu gihe Yesu azaba baye umwami. Bafite ibintu byinshi biyumvaga. None nimutekereze babonye Yesu apfuye, noneho nta nubwo apfuye urupfu rusanzwe, si banamutegeye mu nzira ngo bamukubite, nta nubwo bamurasha imyambi ngo apfe. No, apfuye urupfu rwo ku musaraba. Urupfu rukurikirana, we nubwo wapfuye, rukurikirana na bene wanyu bose rukabakurikirana, inshuti zawe. Ibi mbibutse twebwe uyu munsi ntabwo tubyumva, kubera iyi mpamvu tugira imiryango mpuzamahanga iharanira uburenganzira bwa muntu. Icyo gihe ntayabagaho. Kugira ngo ubyumve uzasome mu gitabo cy'abami cyangwa ku ngoma, kuko nabyo byenda ni ibitabo bisa bivuga inkuru zisa. Uzasome amadinasti yabayeho muri Isiraheli. Donc ubwo nyuma yuko ubwami muri Isiraheli bucitsemo kabiri, abayuda n'abisiraheli, kapitali Samaria, abandi kapitali Yerusalemu. Abo mu majyaruguru bari bafite kapitali yitwa Samaria, yaje kwitwa Samaria kuko mbere yitwaga. Bagize dinasti nyinshi. Ubwo dinasti n'ubwami bivuze iki? Umwami yajyagaho agahita afata abantu bose asanze ku ngoma, agatafata umwami asanze ku ngoma, akamwicana n'abantu bose, abana be, inshuti ze n'imiryango yabo yose, akayica akayirangiza. Nyine ubwo ingoma yose ikabivuyeho burundu, ikibagirana, agashyiraho iyi. Nk'urugero ngewe niba ngiyeho ku mpamvu runaka nkazakorerwa kudeta nkicwa, unyishe ntiyanyicaga njyenyine, yanyicaga nabo nabyaye, naho nashatse, naho mvuka, bose n'izandi inshuti zanjye bose agakukumba, agashyiraho indi systeme njyashya. Hanyuma rero nimwumve ba Petero, nimutekereze ba Yohana, nimutekereze izi ntumwa. Umwami wabo ziringiraga ko agiye kuzana ubwami muri Isiraheli, apfuye urupfu rubi rwo ku musaraba. Cyari ikibazo gikomeye, kuko icya mbere ntibemererwaga gusubira mu miryango bavutsemo cyangwa baturutsemo mbere, kuko nyine bahoze ari nyine bari muri wa mutwe washakaga wa mutwe, umukuru w'uwo mutwe umuherutse gupfa ejo bundi nyine apfiriye ku musaraba.
cyari ikibazo gikomeye, niyo mpamvu batasubiye mu ngo zabo, ahubwo bagiye ahantu hamwe bakaguhaguma. Kuko namwe murabizi, niba hariho umutwe urwanya ubutegetsi, kuko Yesu icyo cyaha yarakizize, yazize ibyaha bikomeye bamureze bamubeshyera, bamurega iby'idini, ntibari bazasubire mu rusengero, byari byararangiye, bari barayobye. Icyo ni cya kabiri, Yesu bamurega nk'uwashinze ishyaka rirwanya ubutegetsi bwa leta y'Abaroma. Icyo cyari ikibazo cyo kumwicisha ubwacyo. Bivuze ngo rero abantu bari muri iryo shyaka nyine rya politiki, ubwo reka tubyumve gutyo kugira ngo byoroshye mu mvugo y'iki gihe. Iryo shyaka rya politiki rya Yesu, kuko Yesu yari we umuyobozi mukuru w'iryo shyaka rirwanya ubutegetsi bw'Abaroma, ritemera ibintu by'Imana, yapfuye apfa, kandi urupfu rumukwiriye ukurikije ibyaha bamuregaga. Ntago ba peteroli bone sosiyete bazajyamo. Niba habaho abantu babaye donc ntago bahemukiwe, ahubwo baratengushywe, n'ababigishwa ba Yesu. Batunguwe n'ikintu batigeze batekereza ko cyabaho. Nta wundi mwanzuro bafashe, ko ari ukujya ahantu hamwe bagasenga, bagategereza uzaza kubica mbere, kuko n'ubundi ntibari busubire muri famiye zabo. Reka abantu bari bazwi. Namwe nimutekereze ko nyine Yesu yarezwe ko yashinze umutwe urwanya ubutegetsi. Abantu bose barakurikira nyine barakabashaka mpaka bababonye. Hanyuma igitumye ibi mbivuga rero, sinzi niba mwumva agahinda aba bantu basenganaga ahantu bari mu cyumba cy'amasengero, niba barasengaga, ariko ni mwumvi. Buriya hari nk'uwajyaga nko mu nguni mwaka akarambya neza, akegama nk'uwapfuye, bati n'ubundi se batatwiciye umunsi ejo zatwica, kuko n'ubundi byanze byemewe barabahigaga. Ariko umva ikintu gikomeye, aba bagore ikikwereka uburemere bw'ikintu, baje mu gitondo butaracya, kuko ntibari butambuke mu busanzwe abantu bababona. Ntabwo byari bukundi. Ariko Imana nishimwe, haleluya. Nshimiye Imana kuko idahemuka. Ntibibaho. Nimwibuka amagambo twasomye muri Yesaya 40 kuva ku murongo 27. Ntabwo ibi bintu nicyo kibazo cya mbere kitugora, nicyo kibazo cya mbere kigoye itorero uyu munsi. Ntabwo ibintu by'Imana tubyumva oya. Niyo mpamvu nakubwiye ngo urasabwa gukura. Hari urwego usabwa kuvaho rw'imyumvire ku Mana, hari urwego usabwa kuvaho ukagira urundi ugeraho mu kumenya Imana. Wigomeza kuba umwana, wiba umusore gusa, wiba igikwerere gusa, ahubwo kura ugere ku kigero cya Kristo. Donc imitekerereze yawe yose imere nk'iya Kristo. Ibintu amaso yawe abona abibone mu buryo bwa Yesu, kuko iki ni ikibazo gikomeye abantu tutabasha kumva. Iyo ubona ibintu mu buryo butandukanye n'ubwo Imana ibibona, buri gihe Imana iragutenguha, buri gihe ubona yagutengushye. Kubera iyihe mpamvu? Niba Imana ikubwiye ngo iyi agenda yawe Pamphile ni mbi, ukagerageza kwigaragaza ubwiza bwayo, ni ikibazo gikomeye, kuko ntabwo bizatuma Imana yemera ngo uyigire nziza, ngo nuko we wayise nziza. Ni nayo mpamvu muzakunda kubona hari ibintu Imana ikubwiye ngo ni byiza, noneho hazere ukabona si byiza. Ni ukubera iyihe mpamvu? Amaso warebesheje si Imana yabirebeshaga. Biragusaba gukura. Aba bigishwa hejuru ko Yesu yagiye babwira kenshi, hejuru yuko abahanuzi babihanuye, Yesu yabahanuye kuvuga kwa Yesu, niyo hanuye gupfa kwe. Iki mukitondere, anasobanura ukuntu azapfa. Ibyo bintu ba Petero bize Noheli, biga Noheli cyane, we irabaryohera ukuntu umwari azasama inda akabyara, nta busambanyi bwabayeho, nta no kubana n'umugabo bisanzwe byabayeho. Bakumva ni ikintu kidasanzwe, kuko barabibona barabyemera, bati ibi nibyo koko. Ariko ntibatekereza ya ntama ijyanwa kubagwa. Ibyo ntibigeze babitekereza. Na Yesu garoge ati njyewe ibi bintu bizambaho, uru rusengero ari wa mubiri wanjye ruzasenywa, nongera ngo bake mu minsi 3. Bagahita batekereza ko Salomo yubatse imyaka 14. Yarwubatse mu myaka 7 Salomo, urusengero rwubatse imyaka 7, kuko nibutse ko ingoro ye y'ubwami niyo yubatse imyaka 14. So
bakumva ibyo ntibinashoboka cyane ko bakurikizaga imbaraga Salomo yakoresheje urusengero rwubaka. Yesu akagerageza kubibasobanurira, wapi ntibabyumva. Bituma batungurwa, bumva Yesu arabahemukiye, bumva Yesu arabatengushye, kuko apfuye agapfa urupfu ruri hejuru, nyine rusuzuguritse cyane kuruta urw'imbwa, agapfa ari ikivume. Donc apfuye abahemukiye mu buryo bwinshi. Icya mbere, apfuye atabaha ibyo biringiraga. Icya kabiri, apfuye atanatuma bakwemererwa kwisubira muri famiye zabo. Ibi bintu ndashaka mwumva uburemere bwabyo. Ni nayo mpamvu abo bagore bazindutse butaracya mu gicuku, ko ari ukugira ngo badahura n'abantu. Ni nayo mpamvu Petero na Yohana bacyumviye inkuru bumvise ibintu bidashoboka. Reka kuko abo bagore baje bavuga ngo marayika aratubwiye ngo bazutse. Noneho bakurikije agahinda bari bafite na mudu mbi bari barimo. Ntabwo nzi niba ubasha kumva uburemere bwo kumva batunguwe, kubwo kumva Yesu abadesovye cyangwa abatengushye. Ntabwo haye byawe. Imana nidutabare, Imana nitugirire neza, cyangwa ibintu umuntu akabyumva, umuntu wese muri twe akabyumva. Iki gihe cyarabaye kirarangira, kuko baza biruka, kuko ntabwo iyo nkuru bumvaga bitabaho. Reka Yesu uzi ko wasanga kuko ibintu atubwiye ari ukuri, uzi ko kuko nimwibuke twasomye umurongo wa 8 uravuga ngo bahita bibuka ibintu yarababwiye. Hari igihe umuntu agira agahinda, aba mu bihe bibi, aba mu bihe bigoye, bikamwibagiza ikintu cyose Imana igeze avugana nawe. Kandi umunsi Imana ikivugana nawe yarabyinaga akavuga ati haleluya, ninjye muntu wa mbere Imana ikunda. Hari abantu bajyaga dusengana kera mu gihe cy'amasengesho, umuntu haguruka gushima Imana agataba ati haleluya, ubu ndabizi muri ni ukuri ko Imana ninjye muntu wa mbere ku isi Imana ikunda. Ariko wahura nawe yagize muri kino gihe nyine nk'iki ba Petero barimo, kuko ati Imana yarantaye, iyi Mana ngiye ubundi sinzi, ubundi sungu bibahe. Tugatega sebu ntabwo ari wowe ejo bundi waruha. Imana ishimwe yazanye iterambere, abantu bagiye babafilima ne banashima Imana. None murahura ari kwiganyira itotombo ituma ya video mubwira utarya uyisi we waruhagaze cyagiye, kuko hari igihe no kubimwibutsa akubwira ati wapi ntago myibuka, ati wasanga atari nge. Reka nkubwire, ntabwo Yesu atenguha, nta nubwo Yesu ahemuka. Reka cyari ikibazo cy'uko bibagiwe ko yababwiye ko nyuma y'iminsi 3 azazuka. Petero abaje yirukanka, Yohana mucaho ariruka, kuko Yohana yarakiri muto kandi Petero amaze gukuramo. Yohana hageze twabisomye ngo abonye igita kivuyeho, icyambere rwa rutare wenda iyo tubyumva tugira ngo wenda nakugibogekagaho, nyine ni ikibuye bahirikiraga ku buvumo. Ku bantu baba barasengeye ku buvumo, nko mu buvumo bunini, bakumva iki kintu. Buriya buvumo bwari bunini ku buryo bwasaga nk'uburimo n'ibyumba. Nibwo uyo bwari buryo bwo guhamba abantu babakire muri kiragiye. Wacukuraga aho kwa ngucukure imva bisanzwe, ukakorogosharaga urutare runini ukarukoramo inzu, kavuta ingenza aruhukira hariya. Basanze ubwo rutare rwavuyeho, Yohana atinye kwinjira nko kugeza Petero yinje. Sinshaka kwinjira kuri ako kantu, nakubwira ko n'ikindi kigisho gikomeye, ariko ndashaka kwivugira iki, kumva iyo nkuru yuko Yesu yazutse. Na mudu bahare barimo yo kwibaza ukuntu ejo bizagenda, babonaga bukeye akavuga ati ubu baracyakora inama, ubu barimo barakora raporo yose y'imiryango ko twari dutuye, ntabwo bumvaga ejo buzacya. Reka mbabwire, ibi bintu bya Yesu, iyo utakuze ngo ugere ku gihagararo cya Kristo, n'ubundi arakomeza akajya gutungura, kandi agutungura ubona yaguhemukiye. Ibi ntibibaye, ntimwibuke inkuru z'abigishwa bavuga Emawusi banezere, ntimubonye Yesu batunguye abasanze mu cyumba bihebye bose, noneho bakanezerwa amanyaguye imitsima bakishima. Ntibabanye nawe iminsi se?
babanye nawe iminsi. Ariko umva ikintu gitangaje, icyo gihe bamaze kubona azutse, kuko yababwiye amagambo akomeye, harababwira ngo nahawe ubutware. Haleluya. Ni ijambo ijambo umuntu wese wari ufite ibitekerezo n'imyumvire nk'iya Petero n'abandi bantu bariho icyo gihe yahise avuga ati Mana turagushimye, noneho uradutabaye, kubera ko nyine Yesu yahawe ubutware mu ijuru no mu isi n'ikuzimu. Urumva ubutware Yesu afite, baravuga ati tuzategeka ahantu hose, kuko ntabwo b'ibintu byabo bumvaga ijuru. Oya, bari bakibibara nk'ibiraha. Noneho babonye noneho Yesu afite ubushobozi bwo guca mu rukuta, bagiye bati noneho bazongera bamukore hose, bamukura ubu natwe turakomeye. Bagiye kumva bumva, noneho abajyanye ahantu arabasezera ati bye, noneho ntimuzongera kumbona kwa kundi, nzaboherereza umufasha. Bene da, ese urumva aba bantu batarongeye bakamera nk'abatengushywe? Yesu yarongeye amera nk'ubatengushye mu buryo budasanzwe, kuko noneho babonaga nyine hari abantu bakizwa bagatekereza ko gukizwa ari uburyo bwo kuronka indamu. No, ibyo bintu ntibibaho, ntabwo bibaho, ntabwo ari uko Imana iteye. Hari n'igihe ubwira umuntu ukamubwira ati Imana imbwiye ibi cyangwa agize gutya cyangwa agize gutya, noneho agahita yumva ko uri nk'umukozi w'Imana, wenda uri umuhanuzi, uri iki, yakumva uri umukozi w'Imana ukuntu agahita avuga ati ye warakize, agahita atekereza ati shaburi umugore wawe yarakize, umwana wawe yarakize, cyangwa se umugabo wawe yarakize, abantu mubana barakize. No, ubu uri umuntu nk'abandi. Ntabwo kuba ubaye umukozi w'Imana ntabwo bikuvanaho ubumuntu. Ni nayo mpamvu nta sunge ribaho ku muntu. No, ntabwo Imana isumbanya abantu, nta muntu ubaho uyu umuruta abandi, ntawe ubaho, ntawe. Niyo mpamvu ba Petero bagiye babirwanira, kuko baba bari bazi ko ari iby'isi. Babirwanira Yesu akavuga ati no, ushaka kuba mukuru muri mwebwe nabanze abo umugaragu w'abandi. Bakumva ibyo bintu nanone ntibishoboka, kuko bashakaga amaranka, bashakaga kuba bishop, bashaka kuba abapotere, bashaka kuba abapasiteri, bashaka kuba aba reverend, bashaka kuba amatitire akomeye, niyo bashakaga. Aravuga ati oya, ntabwo ari uko ibintu byo mu ijuru tubibara, ahubwo niba ushaka kuba uko mu ijuru akora nk'umuntu ukomeye, nyine ca bugufi. Aka kanyibukije igihe kimwe turi mu masengesho, Imana itubwira ikintu gikomeye, atubwira ngo imirimo mwebwe muha agaciro ntabwo ari uko twebwe mu ijuru tuyiha agaciro. Mwebwe hari imirimo mufata mukayigira ikomeye, mukayigira iremereye, mukumva, ariko ntabwo ari byo. Twebwe ya mirimo musuzugura mu ijuru habwa agaciro kanini cyane kuruta mu bitekerezo. Iyi myumvire yabaga mu bigishwa yatumye Yesu amera nk'aho abatengushye inshuro nyinshi, abatabye mu nama. N'icyo gihe nacyo arabasigara agenda ngo agiye kubaherereza umwuka wera. Muri gahunda yabazanye ntabwo bigeza kurikira Yesu bashaka umwuka wera rwose. Ibyo ntabwo byari birimo. Bashakaga imyanya ikomeye, niyo mpamvu bahoraga bayirwanira buri gihe. Arongera arabatenguha kandi ku yindi nshuro asubira mu ijuru. Igihe cyose utarakura ngo ugire ku gihagararo cya Kristo, Yesu azahora gutenguha. Biragusaba gupfa k'umuntu wawe wa kera, ukaba uruhinja ruvutse vuba, ukifuza amata y'umwuka wera akagukuza, ukaba igitambambuga, ukaba umwana, ukaba umusore cyangwa inkumi, ukaba igikwerere, ugakura ukagera ku gihagararo cya Kristo, kugeza ubwo imyumvire yawe n'iy'Imana bihura. Imana yakubwira iti mwana wanjye, ndabona ko icyiza ari uko nkweza nkagucyura, ugahita uririmba indirimbo z'amazamuka. Ariko mu gihe wari ufite projet yo kubaka etaje, reka urabwine Yesu utariko Yesu, ubuze urangira mu ijuru hari etaje zihaba. Kuko ntabwo imyumvire yawe n'iya Yesu byari yahura. Yesu akakubwira ati no mwana wanjye, akabwira umugore n'umugabo akababwira ati umwe ngiye kumujyana, kandi undi agasigara nta kibazo afite, kuko abonye ko Yesu ahisemo icyiza kirutaho. Ariko urwego uriho, Imana yakubwira ngo umugabo wawe ndaje irabasuye, iravuga ati umugabo wawe rero ndabona amaze kwera rwose, ameze nk'ibiswa ku cyane nje kumucyura.
urumva witiga ko wamurekura ukamusezera ukamubwira uti rwose nanjye Imana izampa ryiza, ukamubwira uti ahubwo nsengera unanyigisha ukuntu wabayeho kugira ngo nanjye nzagere kuri uru rwego. Cyangwa ahubwo wahita ujya mu masengesho y'irindwi ubwira Imana ati iki gitekerezo gihindure. Ese umugabo wa mugabo we, Imana ikubiye ngo umugore wawe yaramujyanye nuko byagenda gute? Ese ikubiye ko abana bawe nyine bo bareze, kuko Imana sinzi ukuntu iteye, ntitinya kubwira umwana mutoya, umwana ko akuze wowe ukiri umugabo ikakubwira ngo uracyari umwana. Ntabwo ibyo bintu nzi ukuntu Imana bitandukanya, sinzi ukuntu nyine iteye ukuntu kw'Imana nyine. Ukwiriye kugera ku rwego ubona ibintu mu buryo Imana ibibona. Niwe utagera kuri urwo rwego, hari igihe uzahora wikurura kuba mu mashuri y'Imana atarangira, kandi amashuri y'Imana akenshi aratubabaza kuko haba n'ibyo twifuzaga kubamo. Hari n'igihe bizatuma urimbuka, utarimbukijwe n'ibindi, ahubwo urimbukijwe n'uko ubwabyo, kuko nibyo Yesu yabwiye Yohana ngo harirwe ibyanjye bitazagusha. Hari nutagera ku gihagararo cya Kristo ngo ubone ibintu mu buryo Yesu abibonamo, wumva ibintu mu buryo Yesu abyumvamo, ibintu byiza Yesu avuga ngo iki ni cyiza ukite cyiza. Nutagira kuri urwo rwego ngo ubone ibintu Yesu yita bibi ko ari bibi, buri gihe azahora gutenguha, azakubwira ko azakugirira neza. Kugira neza kw'Imana gutandukanye no cyo witaga kugira neza wowe. Ibyo bizatuma uhora uwishwe n'agahinda n'umubabaro, uvuga ati Yesu urantunguye, Yesu urahemutse. Kuko ni nako kibazo ba Petero bagize, nicyo intumwa zagize uyu munsi. Babonye Yesu bamufashe bumvaga, ni nacyo kibazo Yuda yari afite, kuko ngo Yuda yumvaga ngo Yesu kubera ukuntu amuzi ngo bari bumufate ahita abacika, abaragiye. Atungurwa no kubona Yesu atabacitse nk'uko abitekereza. Kuko hari n'ikindi gihe Yesu bigeze ashaka kumuhirika ku mpanga, kuko cyari kimwe mu bintu abayuda bakundaga gukora. Kuko na Yohana na Pawulo bigeze babimukora, bamuhirika ku mpanga ngo bazi ko yapfuye, baragenda umuntu aragenda amutora aramurwaza arakira. Ibi bintu abayuda barabigiraga cyane, na Yesu baramufasha bagiye kumutemagaza ku mpanga ngo ahita binyufura, aragenda. Yuda aravuga ati n'abana barabinyufura agende kuko Yesu ndamuzi. Yesu ntamenyerwa. Gusa ko na Pawulo yarinze apfa avuga ngo natwe abazaba bakiriho tuzahindurwa. Yapfuye azika nawe mu bazaba bazahindurwa azababamo. Kubera iyihe mpamvu? Ntabwo Imana igendera kuri kalendari y'abantu, ntabwo bibaho. Iri jambo uzakomeza kurivuga, ntabwo Imana iba ari ibintu mu buryo twebwe tubibaramo. No, ntabwo ari byo. Uburyo wowe ubaramo ubwiza bw'umugore cyangwa bw'umugabo si bw'Imana ibubaramo. Uburyo ubaramo ubwiza bw'umwana wawe si bw'Imana ibubaramo. Uburyo ubaramo ubwiza bw'amafaranga si bw'Imana ibubaramo. Uburyo ubaramo ibintu, uburyo ubibaramo si ko Imana ibibara. Bityo rero bizahora bigutungura buri gihe. Imana ibwira umuntu ikamubwira ngo mwana wanjye nzagukora ubukwe bw'igitangaza, mu bukwe ntabone na fanta yo guha abantu. Wabaza Imana igitangaza z'ubu ni ikihe? Ikakubwira ati uriya muntu yari kukuroga. Donc ukabona ibintu byinshi bigaragaza ko ubukwe butare bubi, kandi ko ku buryo bubaye ahantu nk'aba ubukwe ni igitangaza. Cyane cyane nk'umuntu warapanze ibintu bibi n'ibindi, akavuga ati sha marancitse, ubukwe bwari burimo Imana koko. Kubera iki? Turakwiriye kugera ku rwego tubona ibintu mu buryo Imana ibibonamo. Nibitaba ibyo tuzahora dutungurwa. Ariko reka nkubwire ijambo ryo kuguhumuriza no kugukomeza. Yewe Yakobo, Isiraheli, ni iki gituma wiganyira ukavuga uti Uwiteka ntareba inzira zanjye? Kandi ibyanjye Imana irabyirengagiza. Mbese ntiwari wabimenya? Ese nturahabyumva? Imana ihoraho, Uwiteka umuremyi w'impera z'isi, ntiramirwa. Icyo ni kimwe. Ikibazo cyawe cyakugoye ni igihe. Ntabwo Imana igira ikibazo cy'igihe. No, nta kibazo cy'igihe igira. Icya kabiri gikomeye, ntiruha. Gatatu, ubwenge bwayo ntiburondoreka. Hari umuririmbyi nkunda cyane, araririmba akavuga ngo icyamukanyikorera amaganyange Yesu ngaturiza Uwiteka, nkamenya yuko ibyanjye byose ubitegekesha ubugwaneza n'ubwenge burutaho. Ubwenge burutaho urumva icyo ari cyo? Nyine n'ubwenge bwinshi.
wibuka amagambo Pawulo abwiye abakorinto, yarababwiye ngo ubupfu bw'Imana burusha abantu ubwenge, kandi intege nke z'Imana zirusha abantu bose imbaraga. Ntitutekereza ngo Imana akoze ibintu twakwita iby'ubupfapfa, ni imvugo nyine yo kugira twitije, na Pawulo niwe wayitije imbere yacu, yo kugira ngo yumvikanishe ko Imana yakoze ibintu nyine byoroshye, nta bwenge bwinshi yashyizemo, yakoze ibintu bitari mu bwenge yakoze ibintu yo ubwayo yita nk'ubupfu. Ntabwo ubwenge bw'abantu bose ku isi biteranyije bakora icyo kintu Imana ikoze. Bivuze ngo Imana iri nko gutekereza gutya igakina igakora nk'akantu nyine k'ubupfu. Ntabwo ubwenge bw'abantu bose ku isi buteranyije bwakora icyo kintu. Hitutekereza rero iyo uririmbye kavuga ngo icyamukanyikorerera, iyo ndirimbo yiririmbye ako kantu urakumva ngo nkamenya neza yuko ibintu byanjye Mana ubitekesha ubugwaneza. Icyo ni ikintu gikomeye bwabyo, ubugwaneza bw'Imana kuri twe. Hari igihe butubera ikibazo, kuko ari igihe umuntu agomba gushyira tubwina mate ko wamukubise koko, ubu wamumpore nyine akamenya ko n'umukozi wawe nyine Mana muntimburire nk'urushyi. Ntabwo Imana ari nyabingi. Imana ntabwo ari ibitega, nta nubwo ari ihembe. Ihembe niryo baryira ibyo ngibyo rigatari bikora. No, ahubwo Imana ibintu byayo byose bitwara mu bugwaneza. Hanyuma rero mu bugwaneza ushobora kuri gusara Pamphile gukubitwa urushyi n'Imana. Imana kwata ko Pamphile imugoragoje nkamwibutsa urupfu rwa Kristo, yakwihana akaba umwana, kandi mukubise urushyi namukumbanya agahita apfa. Imana igahita ikorera imibare mu bugwaneza bwayo, igahita isanga nanjye nakizwa, cyangwa se undi wabigiriraga gutyo, cyangwa se ngari ikindi kintu. Donc ubugwaneza bw'Imana cyo kintu ikibazo. Hanyuma noneho wanavuze ngo ubwenge burutaho. Bivuze ngo Imana nikoresha ubwenge buhanitse mu buryo icungamo ibintu byawe, mu buryo wowe ubwawe ikurinda. Mu bwenge buhanitse bw'Imana harimo no kukurinda uri mu menyo y'inyamaswa neza neza, ikakurinda pe, kuko mu bwenge buhanitse bw'Imana yarinze Yona ari mu nda y'ifi. Uzasida ibamo iminsi 3 mu nda y'ifi, wakabaye wapfuye. Ariko ubwenge bw'Imana buhanitse bwarinze Yona mu nda y'ifi. So niba uririmbe n'ibintu, niyo mpamvu ubundi cyane cyane twebwe no mu matorero ya giprotestante nabwo dusenga amasengesho yanditse, kuko usenga amasengesho akendanye n'ibihurimo. Wijya kwitondera ngo upfe kuririmba indirimbo n'ibintu utabyumva, kandi ibi bintu Imana irabyumva. Mana ibintu byanjye ubutegesha ubugwaneza n'ubwenge burutaho, kandi ubupfu bw'Imana busumbye abantu ubwenge. N'ubupfu bw'Imana bwabyo ntiwabushyikira. None yavuze ngo Yakobo we Israheli, ni iki gituma wiganyira ukavuga uti Uwiteka ntareba inzira zanjye, kandi ibyanjye Imana irabyirengagiza? Mbese nturabimenya? Ese nturabyumva? Imana ihoraho, Uwiteka umuremyi w'impera z'isi, ntirambirwa, ntiruha, ubwenge bwayo ntiburondoreka. Niyo iyi intege abarambiwe, kandi utibashishije imwongeramo imbaraga. Abasore b'imigende bazacogora baruhe, abasore bazagwa rwose, ariko abategereza Uwiteka bazasubizwamo intege nshya, bazatumbagira mu kirere, bagurukisha amababa nk'ibisiga, baziruka be kunanirwa, bazagenda be gucogora. Imana itugirire neza. Aya magambo ndashaka ko tuyasoherezaho nkubwira ko gutegereza Uwiteka, abasore donc Bibiliya nivuga iri jambo, reka turizane muri buno buryo. Hari abantu bari bakomeye mu bintu byo gukizwa no gukiranuka, ubonera abanyamwuka bafite ijambo ry'Imana, bafite amaso areba, berekwa akantu kose. Mbese Bibiliya ivuga ngo bagerangwa n'abasore b'imigenda, ariko bari bafite defi imwe, kuko nyine n'abasore ibintu byabo byose tujuru nyine baba birukana ibintu byabo ni pafu akanye nako ndiye. Nubwo ari abasore b'imigenda nyine, ibyo ni ibintu bitoje, bafite n'imbaraga zabyo, ariko bazirukanka. Nibasabwa gutegereza Uwiteka bitume baruha, kuko ibintu barimo bizabasaba gutegereza Uwiteka. Bazaruha, bazacogora bagwe. Ariko abantu bategereza Uwiteka bazakomeza bagende, nibagera n'ahantu hadashoboka kugendeka, Imana ibaterera amababa baguruke. Imana nitugirire neza, kandi Imana niturengere. Nkwifurije Pasika nziza. Uyu munsi ukubera umunsi wo kwibuka ko iyo umuntu ari muri Kristo Yesu, nibwo uru rupfu rumucaho, rumurengaho, Passover ruramusimbuka. Niko Bibiliya ivuga, urupfu ruragusimbuka kuko uri muri Kristo Yesu.
ariko niba utari muri we rwose ruzagutwara. Kandi iyi pasika yacu hari n'ikindi gihe none izava mu gitabo, hari n'igihe izava mu magambo ikaza mu buzima busanzwe, ariwo twita umunsi w'urubanza. Ariko kandi nawe utekereza ko Yesu yabaragutengushye nk'uko byagendekeye abigishwa, humura. Imana ya Isiraheli, umuremyi w'impera z'isi, ntiruha. No, ntabwo iruha, nta n'ubwo irambirwa. Ariko kandi umenye ko rwose kugira ngo bizakunde biragusaba gutegereza Imana. Abategereje Uwiteka bazagenda be kunanirwa. Hari ibintu bibasubizamo imbaraga nta kwinjira muri kano kanya. Reka dusenge. Mana, mu izina rya Yesu, tugushimiye aya mahirwe uduhaye kumva ijambo ryawe. Tugushimiye ko twibukije icyo pasika yacu ari cyo, ko pasika yacu ari Kristo. Kandi tugushimiye kuko ari uri Imana idukomeza. Ni wowe intege abarambiwe, kuko niko wavuze. Ni wowe intege abarambiwe. Hari abantu barambiwe, n'utibashishije umwongera imbaraga. Uko nuko ijambo ryawe ryatubwiye. Nsengeye abantu barambiwe, nsengeye abantu bananiwe, nsengeye abantu batibashishije. Abageze ahakwiriye amababu yabahe, n'abageze ahakwiriye imbaraga uzibahe. Bisabye Imana mu izina rya Yesu, amen.